twebwe abakobwa dukunda umuntu twereka akadukeneye cyane ukatwinginga kabone nubwo nanjye naba nakwishimiye ntabwo ari ngombwa kumwereka ko nakwishimiye. Come on, nyereka ko nshaka wansariye utabaho utamfite, nyereka ko ari njye ufite izo power zose, rimwe na rimwe unarire. Hello. Test. God have mercy upon us. Okay, muraho mumeze neza, amakuru yanyu. Nitwa Snell Karen Young, mbahaye ikaze kuri Snell Vibes TV. Uru ni urubuga rubagezaho amakuru menshi y'iterambere, ushaka kwiteza imbere. Urubuga uzarusangaho inama z'ubuzima, urusangeho ibintu byinshi mu buzima ukeneye kuba waha agaciro igihe cyawe, ukareba ukuntu ibyo byose bigenda neza. We subscribing ubane natwe guhera ubu ngubu, kandi no kuri notification kugira ngo buri ko nkoze video, buri kiganiro cyose nshyizeho ubashe kukibona mu bambere. Ndagushishikariza kubana natwe kuko ntuzigera wicuza. Tuzakurinda irungu kandi tuzaguha ibintu ukwiriye byaguteza imbere no kuba wagera za nzozi zawe wari ufite zikaba zabimamo. Ndagira ngo ukurikirane iyi channel uko tugenda dukora, bizajya bidutera nibutsa abantu kandi utajya mwandika udatanga like, udatanga comment na sharing, ujye ugira ikintu uvuga ku bintu kugira ngo n'uwabikoze abashe kugira icyo yiprovingamo muri we. Niba yabikoze neza umubwira ati wabikoze neza, niba yabikoze nabi umubwira ati hano wakosheje, hano majwi ntago ameze neza, sound